Wigeze wumva umuntu avuga ngo uwo mwana nta kintu azigezaho? Ese hari umuntu wigeze kukubwira ngo urimo urapfisha igihe cyawe ubusa? Ayo ni amagambo abantu benshi bagiye bavuga ku bantu baje kuba abahanga, abashoramari, abahanzi, abavumbuzi n'abandi bafite aho bageze. Ntabwo byari ubuhanuzi, ahubwo ni amagambo yuzuye ishyari, yuzuye ubugome n'ubwoba bwo kutagira ngo utabarengaho. Igihe cyose utangiye inzozi zawe uzahura n'abantu baguseka, uzabona abatagusuhuza neza, abakuvuga nabi, abaguca intege, ariko asabo ni bande? Ninde ubahaye uburenganzira bwo kukubuza kubaho ubuzima bwawe? Ninde wavuze ko ikirere cy'inzozi zawe cyagenewe ibitekerezo by'abandi? Haguruka ubikore. Ntukagira utegereza ngo akwereke inzira, ntukagira utegereza ngo akwemeze. Tangira n'utuntu dutoya ufite, nubwo ari igitekerezo gusa mu mutwe wawe, ariko Imana irahari ngo ikwereke icyerekezo. Abantu bashobora kukwita amazina yose bashaka, gaho umuswa, indashima, indashoboka, ariko izina wahawe n'Imana ryo ntiryahinduka. Shaka kanya utekereze, ese koko waravutse kugira ngo ubabare? Niba bivuga se bizakubuza kugerageza? Nta kintu ufite ubu, ariko ufite umutima ushaka kugerageza, ufite intumbero. Iyo ntumbero yawe ntigomba kugenzurwa n'amagambo y'abandi, igomba kugenzurwa n'icyerekezo ufite mu mutima wawe. Iminsi myiza niyizana, iminsi myiza ibarwa n'intambwe witeguye gutera ku nzozi zawe nubwo bukomeje kurenga. Imana izakuyobora, ntabwo yaguha inzozi utabasha kugeraho. Niba waratekereje ikintu bivuze ko ushoboye kugikora. Ntuzagire utegereza ngo akwemeze, wowe haguruka ubikore kandi ubereke ko ubishoboye. Urugendo rw'ubutwari rutangira mu bwigunge. Inzozi nyinshi zivukira mu bwigunge, nta mashyi, nta gisika cy'abantu baguhobera, nta n'umwe ukubwira ngo komerezaho, nta n'ubwo uba ufite amafaranga cyangwa ibisubizo byose, ahubwo uba ufite umutima w'intwari. Iyo utangiye urugendo rwawe benshi barakwihorera, hari n'igihe batakubaza icyo uri gukora, bakibwira ko uri guta igihe. Ariko icyo benshi batamenya ni uko icyo bita guta igihe ariho ubuzima bwawe buteguriwe. Imana iguha imbaraga, ntibaguherekeza kuko ntabwo aribo bagenewe gutanga ibisubizo. Benshi baragutenguha, abandi bakagusuzugura. Icyo gihe si umwanya wo kwiheba, ahubwo ni umwanya wo kumenya ko uri mu nzira nziza. Ubwigunge bukwemeza gutuza, gutekereza no gukora. Si igihano, ni ishuri. Ntabwo uri wenyine, uri mu rugendo rw'abakomeye. Abantu bose bageze kure bagiye banyura aho uri kunyura, aho umwijima, aho ubwigunge, aho gucika intege, ariko bose bahisemo gukomeza. Ntugategereze umwanya mwiza, uriya ufite urahagije. Abantu benshi batekereza ko bazatangira inzozi zabo ari uko babonye amafaranga, ari uko babonye abajyanama beza, ari uko bahinduye aho batuye, cyangwa ari uko babonye ikigo cyangwa inkunga. Icyo batamenya ni uko igihe gikwiriye ari ubu. Nibwo burambe ufite bwo gutangira. Niba ufite igitekerezo mu mutwe wawe, tangira. Niba uzi gucuruza, tangira no gucururiza imbere y'inzu yawe. Niba ushaka gukora filime cyangwa ibiganiro, fata telefone yawe utangire uvuga. Niba ushaka gutunganya umurima wawe, tangira n'akametero gato. Uko utangiye siko uzarangiza. Imana yongerera umutima ufite icyizere, siko umutima utegereza ibitangaza. Erega imvura igwa mu gihe cyayo, ariko igihingwa cyo giterwa mu gihe cyacyo. Ubu nibwo buryo bwawe bwo gutangira. Hari igihe abantu bashinja abandi ko babaciye intege, ko bababujije amahirwe, ko babasuzugura, ariko hari ubwo nawe wica intege. Ni wowe ubwawe ubikora. Iyo uhagaritse igitekerezo cyawe kuko abantu bavuze nabi, wowe ubwawe uba wemeye guhabwa icyerekezo n'abandi batari wowe. Ntukemere kuba imbohe y'ibyo abandi bavuga. Ntukemere ko amagambo yabo aba ukuri kuri wowe. Abantu bavuga byinshi, ariko ni wowe ufite amahitamo yo kwemera cyangwa kubyanga. Umugabo cyangwa umugore w'intego agira igihagararo, aravuga ati nibyo banca intege ariko siko biri. Murantuka ariko sinzahagarara, muranseka ariko sinzasubira inyuma. Niba ubyemera bazagutsinda, ariko niba nawe wemera ko udashoboye uzakubitwa n'amagambo abenshi bavuga. Menya ko buri gihe iyo uhisemo gukomeza uba utsinze intambara, harimo umwanzi w'inyuma ahubwo umwanzi wo mu mutima wawe. Kora gahoro gahoro ariko ntuzahagarare. Hari igihe inzozi zitinda n'ubuzima busa n'ubudafite igisobanuro, wibwira ngo ese koko ndahagera. Ukabona abandi bateye imbere, abandi barubatse, abandi barimo gushimwa, wowe uracyari aho wumva ko nta kigaragara. Ariko nyamara igihe cyose ukora n'akantu gato ku nzozi zawe uba wubaka. Abandi bashobora kutabibona, ariko Imana yibi bibona. Iyi si nibaho ngo igutera imbaraga, ni wowe ugomba kubaka imbaraga zawe buhoro buhoro. Ntuzigere wumva ko intambwe no ntacyo zivuze. Iyo utinze gato ariko ukomeza, usanga ugeze kure kurusha uwatangiranye imbaraga ariko akareka. Kora kuri cya gitekerezo buri munsi, saba inama, wige, usome, usenge, ukore ubushakashatsi. Icyo ukoze gisa naho ari gito, ariko ni ikiraro cyerekeza ku kintu kinini. Menya ko buri muntu wese akenera gutsindwa mbere yo gutsinda. Hari abatekereza ko gutsindwa ari ikimenyetso cy'uko birangiriye aho, nyamara ni ukwibeshya. Gutsindwa ni igice cy'inkuru nziza. Abantu bose bafite amateka meza bagiye banagira ibihe bibabaje, ibihe by'umwijima ndetse n'ibihe byo kwicuza, ariko icyo bahuriyeho bose ni uko batigeze bahagarara. Gutsindwa ni nk'ishuri. Kwigira ku makosa yawe ni byiza, bizagufasha gukora ikintu gikomeye ubutaha. Iyo wumva warakoze igikorwa n'igikunde, ntugacike intege. Gira ubutwari bwo kongera gutangira. Nta muntu utsinda atarababara, nta muntu ukomeye utarakomereka. Abantu bose bavuga ngo wabonye ahageze, ariko ntibigera bavuga igihe yakubitwaga, igihe yasuzugurwaga, igihe abantu bose bamucaga intege. Niba watsinzwe, humura, si iherezo ahubwo ni itangiriro. Ongera utangire. Hari igihe abantu bakwihorera kuko badashaka kugera aho bashaka kugera. Nta kintu kirusha gutera imbaraga nk'uko abantu bagusuzuguye, bagutereranye cyangwa baguciyeho iteka. Ibyo ntibigomba kukurimbura, ahubwo byo bigomba kuba moteri kwerekeza imbere. Benshi ntibazagufasha kuko bafite ubwoba bwo kubona inzozi zawe zibimamo, bafite ubwoba bwo kubona ugeze aho
batigeze bagira ubutwari bwo kugerageza. Wakwitega iki ku muntu utarakwifurize kuba intwari? Ese ashobora kukugira inama? Ese ashobora kugushima? Ese ashobora kugushyigikira? Oya, hari igihe uba wenyine mu rugendo, si uko atari ngombwa, ahubwo nuko Imana idashaka ko abandi bafata icyubahiro cy'urugendo rwawe. Igihe abantu baguciye intege, usigara ufite amahitamo abiri: kwemera cyangwa kubereka ko bibeshye. Abantu ntibagufata nk'umuntu ukomeye kugeza igihe ibikorwa byawe bivuze, aho amagambo yabo yigeze kukurenganya. Ntugahore uvuga ngo sinakundwa, sinashimwa, sinahabwa amahirwe, ahubwo ukore ku buryo ibyo uvuga bihinduka ibikorwa abantu batazabasha kwima amaso. Haguruka buri gitondo uzi icyo ushaka kugeraho. Menya ko utari ugamije gusa kwishimisha, ahubwo ufite inshingano yo kwereka isi ko igitekerezo cyawe gifite umumaro. Menya ko uko witwara uyu munsi bishobora kugena uko ejo hazaza hawe hazaba hameze. Nukore kugira ngo wemerwe, kora kugira ngo utsinde. Niyo waba utazabashimira bose, uzaba wabashije gutsinda. Iyo umenya impamvu ya nyayo y'icyo ushaka, ntacyo utakora kugira ngo uyigereho. Abantu benshi baca intege abandi kuko batigeze bamenya impamvu zabo. Ntibigeze bamenya icyo bashaka kuba, ntibigeze bumva impamvu bagomba kurwana intambara yo kubaho. Wowe menya impamvu yawe, menya impamvu igutera guhaguruka buri gitondo. Menya impamvu utareka inzozi zawe ndetse n'iyo byakugora. Iyi impamvu yawe uyimenye neza, izagufasha no mu gihe bigoye, izagufasha n'iyo amafaranga yabuze. Niba uri gukora ibyo ukunda, ibyo wemera, n'ibyo ushyizeho umutima, ntuzacogora, kuko n'iyi nzira yaba ndende uzamenya ko utari gutembera, ahubwo uri ku rugendo rugana ku nzozi zawe. Hari igihe wowe ubwawe uzajya wibwira ngo ndananiwe, ariko ntuzacike intege. Reka nkubwire, ntibihora byoroshye. Hari igihe uzumva utagishoboye, hari igihe uzavuga ngo ntabwo bikiri ngombwa, reka mbireke. Ariko buri gihe iyo ucitse intege uzisanga wibaza impamvu watangiye. Niba waratangiye si uko byari byoroshye, si uko hari uwabigutegetse, ni uko hari ikintu cyaguteye gutangira. Icyo kintu gikeneye gukomeza kwitabwaho. Ujye wibuka ko nta muntu wigeze agera ku nzozi ze atabanje gucika intege inshuro nyinshi. Buri gihe uzumva ubaye wenyine, ubabaye, utumva aho werekeza, ariko si iherezo, ni igice cy'urugendo. Abakomeye ntibakomeye kuko bafite byinshi, bakomeye kuko banga gucika intege. N'iyi si yose yavuga ibyo yishakiye. Abantu bose si bo bagufitiye igisubizo. Ko babayeho siko nawe ugomba kubaho. Hari ababa bavuga nabi inzozi zawe kubera ko zidasanzwe. Hari n'abavuga ngo uriya arabeshya kuko batigeze babona umuntu umeze nkawe agera aho wifuza kugera. Ibi ntibigomba kukubera umuzigo. Nta muntu ugomba kuguha uruhushya rwo kuba uwo ushaka kuba. Inzozi zawe si umwenda, si ubusa, ahubwo ni umurage. Imana yaguhaye icyerekezo kidasa n'icy'abandi, ntabwo ari igitekerezo cy'amafuti, ni igitekerezo cy'umugisha. Ujye wibaza uti, ese niba bose bavuga ko nazabishobora, ubwo si ikimenyetso cy'uko nkeneye kubereka ko bibeshye? Ibitekerezo by'abandi ntibikwiye kuba imipaka z'inzozi zacu. Iwacu mu Rwanda baravuga ngo ntacyo utageraho iyo wiyemeje. Ujye ubihamya uko wifata, uko uvuga n'uko ukora. Ubuzima bw'abantu bamwe buba mu magambo, kuganira no guhakwa biba intambwe ku nzozi zabo. Ariko amagambo y'abagutuka, abarwanya ibyo ukora n'abakubwira ko bidashoboka, byose bigufasha kubona neza ko uri mu nzira igana ku ntsinzi. Ntuzigere wumva amagambo y'abakubangamira nk'igihano, ahubwo bumva bafite ububasha bwo kukubabaza, ariko si ukuri. Ni ikimenyetso cy'uko bari mu nzira, ariko ntacyo bageraho nubwo baharanira kuguhagarika. Ubuzima burimo intambwe nyinshi, ntushobora kumenya uko uzagera ku nzozi zawe, ariko igihe cyose ukomeza gukurikiza ibyiza, ukihatira kugera ku byo wifuza, nta kintu kibi cyazakubuza. Iyo uteye intambwe imwe ikurikirwa n'indi umunsi ku wundi, imbaraga zawe zigenda zihura no kugera aho ushaka. Buri gihe niba uri gukora ibyo ukunda, hari igisubizo mu rugendo rwawe. Abantu benshi bazagerageza kukurwanya, bazavugira inyuma, bashinjwe kubura ubushobozi, ariko icyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko uri mu nzira y'intambwe zawe. Uburyo bwo kwerekana ko uri umuyobozi w'ubuzima bwawe ni ugukora ibyo abandi batekereza ko bidashoboka. Uko abandi bakubona ntibigomba kuba ibipimo by'icyo uri cyo. Haguruka ubikore kandi ugaragaze ko nta muntu ugomba kukubuza amahirwe yawe yo kugera ku nzozi zawe. Komeza ukore, ntukigere uhagarara, ndetse n'iyo bose bavuga nabi, wowe ni wowe uzerekana ko byose bishoboka. Haguruka, kora kandi ugaragaze ko nta kintu kitakorwa n'iyo umuntu yiyemeje gukora. Kandi igihe cyose uzi impamvu wubatse izina ryawe, uzaba uri mu nzira itandukanye n'iz'abandi, ariko ugana ku byiza no ku ntsinzi yawe. Isomo ry'ubuzima, Rwanda Event TV.